Abazi u Rwanda baruvugaho byinshi cyane ndetse n'amateka atandukanye y'abayobozi bagiye bayobora u Rwanda kuva ku ngoma ya cyami kugeza kuri Repubulika, kandi ni byinshi byagiye bivugwa, ni byinshi kandi byagiye bikorwa, yaba abaperezida batandukanye nka Perezida Juvenal Habyarimana, yaba kandi nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame, Pasiteri Bizimungu, Gerigwari Kayibanda ndetse n'abandi bagiye bayobora Repubulika y'u Rwanda. Ku ngoma ya cyami kandi muzi ba Rwabugiri, ba Ndori, ba Kigeli Ndabarasa ndetse n'abandi batandukanye. Gusa aka kanya ka none urwa Gasabo ruyobowe na nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame. Uyu ni umugabo uzwiho cyane kutarya indimi, akazwiho kandi kuvuga ukuri ndetse no kugaragaza ukuri ku mateka y'u Rwanda. Ni umugabo kandi Afurika yose ikimuziho nuko ari umuntu uharanira iterambere ry'urubyiruko, abakuru ndetse kandi akabazi neza kwita ku bakuru cyangwa se abageze mu zabukuru. Ni umugabo kandi wagiye ugaragara mu bikorwa bitandukanye bya Afurika ndetse no guteza imbere isi muri rusange. Nta muntu utabizi. Nushaka kubimenya uzagere Central Africa cyangwa se Sudani n'ahandi hatandukanye. Yatahatanga amahoro acishije mu ngabo z'igihugu RDF, ahatanga imfashanyo zitandukanye mu biribwa ndetse n'ubushobozi bw'amafaranga. Yitwa Paul Kagame. Dore ngaya rero incamake y'amateka ya Perezida Paul Kagame ndetse n'ibisubizo ku byibazwa na benshi ku itariki ya 23 Ukwakira umwaka w'1957 umunsi yavutseho. Nibikunda ukore subscribe kuri Bizaza TV Rwanda, maze amakuru atandukanye ibyegeranyo bya buri munsi, amakuru yaranze isi ndetse n'ubuzima bw'isi, ibyamamare muri politike, ubuzima bw'isi ndetse n'amateka y'isi, byose nta handi ubisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe ukomeze ukore subscribe ukoreshe, maze ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda bikugeraho umunsi ku munsi. Abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari Tanzania, Repubulika Demokarasi ya Kongo, abari Uganda n'abari Kenya, Central Africa, Sudani n'ahandi, namwe kandi muri kutwumva muri mu Bubiligi, abari mu Bufaransa cyangwa se mu Burayi, muri rusange mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Nitwa Eric Nshimimana. Uyu munsi ni isabukuru ikomeye cyane ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wizihiza isabukuru y'amavuko y'imyaka 67 yose. Yanyuze mu buzima bukomeye cyane, nyamara bwaje gutuma avamo ikirangire muri politike y'isi. Itariki kandi yavutseho benshi bayibazaho byinshi cyane, dore kuko yaba uvuka, ubyiruka, umubyeyi wese iyo yumvise izina Kagame Paul yumva intumwa y'Imana yaje gucungura abanyarwanda. Perezida Paul Kagame yavutse kwa 23 Ukwakira umwaka w'1957. Ni bucura mu muryango w'abana batandatu. Se yitwa Deogratias Rutagambwa, wari umunyamuryango w'umwami Mutara wa gatatu Rudahirwa. Nyina kandi akaba yitwaga Asteria Rutagambwa, nawe wari ufitanye isano ya hafi cyane n'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalia Gitanda. Uyu muramuzi mu mateka y'u Rwanda. Yashakanye kandi na Jeannette Kagame mu mwaka w'1989. Abenshi ntabwo bari bakavutse abari kumva aya mateka kanya. Bafitanye abana bagera kuri 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Paul Kagame kandi kugeza ubu afite abuzukuru. Wo nababwira ni uwitwa Ava Ndengiyingoma, uvuka ku buheta bwe n'umukobwa witwa Ange Kagame washyingiranywe na Bertrand Ndengiyingoma mu mwaka w'2020. Paul Kagame kandi yageze mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'1962 ahunganye n'umuryango we, bahunze itotezwa, ihohoterwa n'ibindi binyuranye byakorwaga n'abahutu bari bararenzwe n'urwango, batifuza ko umututsi yabaho atekanye mu gihugu cye cy'u Rwanda. Yakuze nk'abandi bana ariko akaba umuhanga cyane cyane aho yize hose, kandi intumbero yari iyo kuzagarura abanyarwanda bari barahejejwe imyaka myinshi mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Byatumye kandi mu mwaka w'1979 yinjira mu gisirikare, yanahereweho imyitozo mu ishuri rya CGSC ryo muri leta ya Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ryabonye izuba mu mwaka w'1881. Mu myaka y'1980 Paul Kagame ari mu basirikare barwanije leta y'igitutu cya Obote wayoboye Uganda, banayitsinda bimika Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi. Paul Kagame ahita ahabwa inshingano zikomeye cyane zo kuyobora urwego rw'ubutasi rw'igisirikare cya Uganda. Hari mu mwaka w'1986 Kagame yaje kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda nk'uko yari yarakomeje kubyitoza mu myaka y'1977 ndetse n'umwaka w'1978. Asura bucece yirengagije ko yatabwa muri yombi nk'umututsi wari impunzi kandi w'umusore ufite imbaraga, nyamara urukundo yari afite igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'umuhate wo gukuraho jenoside yakorwaga abatutsi icyo gihe ndetse kandi n'umuhate wo kurugarukamo ntibyabashaga gutuma atuza mu mutima we. Yahoraga atekereza urw'imisozi igihumbi. Nyuma yo guhagarika jenoside kandi yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Paul Kagame kuba visi perezida w'u Rwanda guhera muri uwo mwaka kugera mu mwaka w'2000 akaba ari inshingano yafatanyaga no kuba minisitiri w'ingabo, maze kuva ku 22 Mata mwaka w'2000 arahirira inshingano zo kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame uharanira kandi waharaniye mu myaka yose kubaho neza kw'abanyarwanda bose, arizihiza isabukuru y'imyaka 67 y'amavuko aka kanya. Icyo wamenya kuri perezida Paul Kagame ni iki ngiki: imibereho ya Paul Kagame iratangaje nk'uko nawe ubwe atangaje, ugereranije kandi n'ibihe bikomeye igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo kuva abakoloni bagera mu Rwanda, by'umwihariko kuva mu mwaka w'1957 ubwo yari afite imyaka iyingayinga 2 kugeza uyu munsi, aho yagaruye ituze mu banyarwanda, umutekano ndetse n'amahoro. Bakaba babanye mu mahoro n'umutekano, aho buri umwe kimuraje ishinga ari iterambere ry'igihugu nta vanguramoko. U Rwanda ari nyabagendwa kandi ari u Rwanda rushize imbere intego nziza ndi umunyarwanda kuko bose ari abanyarwanda. Akomeza avuga ko ari bene kanyarwanda baturuka kuri ndi umunyarwanda cyangwa se bafitanye isano y'ubunyarwanda. Ibinyamakuru kandi bitandukanye bigaragaza ibibazo bikurikira nk'ibya mbere byabajijwe ku itariki ya 23 Ukwakira 1957 Perezida Paul Kagame yavutseho. Ibyo kandi bagiye babyibazaho, nibyo ngira ngo nkubwire kandi uze kubyumva ukomeze kuri subscribe. Icya mbere, hari ku munsi wa kangahe w'icyumweru ku wa 23 Ukwakira 1957. Ku wa 23 Ukwakira 1957 wari umunsi wa gatatu w'icyumweru. Icya kabiri, ninde wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku 23 Ukwakira 1957? Ku wa 23 Ukwakira 1957 Perezida wa Amerika wari uriho yari uwo mu ishyaka ry'abarepublikani yitwaga Down D. Esinova. Icya gatatu, ninde wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ku wa 23 Ukwakira 1957? Ku wa 23 Ukwakira 1957 minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yari Harold Macmillan. Icya kane, ninde papa wa Kiliziya Gatolika ku wa 23 Ukwakira 1957? Ku wa 23 Ukwakira 1957 yari Papa Pio wa 12. Icya gatanu, ni ibihe byamamare byavutse ku wa 23 Ukwakira 1957? Ku wa 23 Ukwakira 1957 hapfutse ibyamamare binyuranye birimo na Paul Kagame, Don't Worry, Beat Brain ndetse n'abandi. Icya gatandatu, ni iyihe ndirimbo yari ikunzwe ku 23 Ukwakira 1957? Indirimbo ya mbere yari ikunzwe ku wa 23 Ukwakira 1957 yitwaga Wake Up Little Swiss y'itsinda rya Everly Brothers muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Diana Paul Anka w'Ubwongereza. Icya karindwi, ni ikihe gitabo cyari kigezweho ku wa 23 Ukwakira 1957? Ku wa 23 Ukwakira 1957 hari hagezweho igitabo cyanditswe na John F. Kennedy
cyitwaga Profiles in Courage, nacyo kandi cyari kiri kugurwa cyane icyo gihe. Icya munani ni uwuhe mwami wari urongoye ubwami bw'u Rwanda kwa 23 Ukwakira mwaka 1957. Kwa 23 Ukwakira mwaka 1957 umwami wari wimye ingoma mwaka wa 1931 ni wari urongoye u Rwanda yitwaga Mutara wa gatatu Urudahirwa, uri mu cyiciro cy'intwari z'imena waje gutanga mu mwaka wa 1959. Ubu Perezida Paul Kagame uri APIA ho mu gihugu cya SAMOA yizirije isabukuru y'amavuko y'imyaka 37 yayizirije muri iki gihugu mbere y'itariki 23 Ukwakira bitewe n'ibikorwa by'igihugu cyane cyane iby'inama yagiyemo ya COGAMU umwaka wa 2024. Iyi APIA umukuru w'igihugu yahitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma z'ibihugu zinyuranye zihuriye mu muryango w'ibikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth cyangwa se COGAMU. Kuri uyu wa gatatu abayobozi baherekeje umukuru w'igihugu bifatanyije nawe mu kwizihiza imyaka 37 amaze avutse abonye izuba, ndetse kandi amaze yifatanya n'abanyarwanda mu kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Abifatanyije kandi nawe barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, Dr Gasore Jimmy w'ibikorwa remezo, Ambasaderi Johnston Businge uhagarariye u Rwanda mu Bwongereza ndetse n'abandi. Uyu Perezida Paul Kagame yagiye akundwa cyane ndetse n'urubyiruko bitewe n'ibikorwa bye yagiye akora byo guteza imbere urubyiruko muri rusange. Yagiye aharanira iterambere ry'urubyiruko aho yagiye ashyira imbere inama zitandukanye nka The Youth Connect, Youth of Africa Connect ndetse n'ibindi, no guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane yibanda ku rubyiruko. Urubyiruko iyo rumureba nta kindi rumufataho nk'icyitegererezo mu Banyarwanda. Ibyi kandi wagenda ubireba cyane cyane mu matora agiye aba mu nzego zitandukanye no mu bihe bitandukanye, aho yagiye ashyigikirwa kandi agatorwa cyane n'urubyiruko rukamushyira imbere kugira ngo akomeze arongore Abanyarwanda ndetse no kubateza imbere. Perezida Paul Kagame wavutse uyu munsi, reka tumwifurize isabukuru nziza kandi akomeze kuyobora Abanyarwanda mu muco n'umutekano. Nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi neguza naho butaha.